hari ahantu mu bukwe nigeze kubakinira filime koko ngite ngo nugukina filime kuko bahamagaye Margarita nditaba ntago nigeze mvuga ko atari ngewe wajya kumva ngo uyu mwana bamusambanyije ese umwana wanjye w'umukobwa nkubaze bagusambanya bagusanze iwanyu mu nzu cyangwa se nawe uba wamwishyiriye hari indirimbo njya mbona yajya iriya ngo Numveho niba ari nsogongezeho sinzi ukabona aragiye umwana w'umukobwa n'ibitako binini agize cyaragiye nawe nyumvira nk'abari abana b'abasore barafunzwe yarageze ahantu heza haryoshye azi kwishakira imirimo nibyo nashotse mvuga nti kariya kana k'agakobwa gafite imyaka 17 araje yishyiriye abo basore nyabarongo yicuye yizaniye nkamwe bana banje b'abakobwa ugiye wambuye ubusa buri ubwo ngo nibwo busitari sugira ngo ubundi agapfundikiye gatera amatsiko uramweretse uriwe wese ibere urishyize ku musozi imikondo uyishyize ku misozi Imana yaguhaye ibibero byiza wakagombye kubitwikira ahubwo umusore akagira amatsiko yo kujya kubireba sasa urabyanitse ubishyize ku gasozi kubera iki ngo agira ngo abo musitari mwabasore mwereka mbabazi kuki mutajya mugira ubwo mwiyambika ubusa kuki mwemera ko mwambika abashiki banyu ubusa kuki ari mwebwe ndabona umusore ukina yiyambitse ubusa buri gihe mukina mwiyambitse hose kereka wenda izi zanyu ziryoshye ziba zideshire indirimbo isoko uwo munsi ukajya kumva ukajya kubona abakobwa ye baba data wambyaye we bose bahindutse iki yandirimbo ugashaka inyigisho ziri muri yandirimbo ukabura inyigisho irimo harimo iki ibishegu gusa Bruce Melody muramuzi rekera Melody oya Melody ntabwo ari ukukwanga mwana wanjye simpanga ariko icyo njya mfa nawe nkumbuye umwana twareranywe nkumbuye umwana twareranywe Yes, BigTown as mumeze gute ku isi hose kuva mu Rwanda kugera muri Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Malawi, Angola, Botswana n'ahandi hose ku isi abari Canada, America, German n'ahandi hose reka tubanze tubasuhuze tubabwiye ngo ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ni kuri BigTown TV agobere name back icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda zacu za buri munsi ubushize twaraganiriye n'abakecuru b'impanga babiri ababyeyi beza cyane batuganije ibintu byinshi abantu benshi mwarabikunze murakomeza no kudusaba ko tubagarura uyu munsi twageze andi mahirwe akomeye cyane yo kubonana nabo kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ni mu kiganiro cya BigTown TV reka tubahe ikaze ibindi byinshi tuza kuganira maze tuza kubibagezaho mwebwe muri mukurikirana izi gahunda zacu za buri munsi dutangiye hariya iburyo mama wacu wakongera ukatwibwira kuko nanjye byarancanze ubu nubwo nabibuka amazina noneho banza ufore kakuze Cecilia nuwuhe kanakuze Melisiana nuwuhe banza umufore n'abandi mudukurikiye mutureba namwe mubanze mutubwire ngo kakuze Cecilia n'uyu kanakuze Marisiana n'uyu nguyu turebe kwanza nanjye mbanze mbibariza ko ngako birakomeye ni ikizame gikomeye cyane ariko reka ngerageze uri kanakuze ni kakuze urabyishe ni njyewe kakuze Cecilia uyu kanakuze Melisiana ubwo rero urumva ko naguhaye 0 biragoye cyane no mu comments y'ubushize abantu benshi bakomeje kutubwira ko birimo kubacanga cyane ntabwo barimo gusobanukirwa ninde so biragoye ubwo rero noneho murasobanukiwe tukaba twishimiye kongera kuganira namwe kandi twarabashimiye n'ubu rwose mukomeze mubirebe ni ukuri ubu ni impanuro noneho z'ababyeyi tugiye kuganira icyo kiganiro
murabona igihe tumaze ndiye ingoma nyinshi, turiye ingoma nyinshi. Muri izo ngoma rero turagira ngo tubasobanurire kugira ngo tube twarabashije kuhageza. Ubwa mbere ni Imana yadufashije kugira ngo tuhagere, ariko hari inzitizi twagiye duhura nazo, buryo izo nzitizi twagiye tuzivanamo, cyane cyane nk'urubyiruko. Ubu rwose mbahaye ikaze, bakobwa mwe nimuze, namwe bahungu nimuze, ni ukuri bana bacu tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ego mama nawe agira icyo tubwira unasuhuza abarimo kubakurikirana kuri kamera za BigTown TV. Nanjye ndishimye cyane ko twongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Ngira ngo ibiganiro by'ubushize ubwo duherukana byarabashimishije kandi natwe twarishimye. Uyu munsi rero twishimiye ko twongeye kongera kubashimisha, tukongera tukaganira nk'uko Kakuza bivuze, urubyiruko rw'uyu munsi. Ariko natwe nubwo tuganira ku rubyiruko, natwe twabaye urubyiruko, natwe twarabyirutse, ariko turagira ngo tubasangize igihe cyacu, igihe twitwaga natwe urubyiruko nk'uko uyu munsi turimo kuvuga ngo urubyiruko. Okay, ni byiza cyane. Harya mushaka kutwibutsa ninde inka yabyaye ibimasa? Ninde yabyaye inyana? Njyewe rero ni njyewe, inka yanjye nakowe yabyaye ibimasa, dore namanitse agatoki, ni njyewe. Bakubonye rero. Nanjye rero ndamanika gutya amaboko yombi, Kanakuze inka yanjye yabyaye inyana gusa. Ubwo rero bisobanuye ko nanjye ubwanjye ngiye kubyara, dore nibyariye abahungu 5, nkagira na mushiki wabo 1. Nanjye rero ngiye kubyara nk'uko inka yanjye yabyaye inyana gusa, dore nibyariye abakobwa 5 na musaza wabo 1 uyu. Nuko byagenze. Ngira ngo n'ubundi ubushize twari twabasangije n'icyo kiganiro, ariko twagira ngo none twongere tubishimangire. Noneho nibwira ko twatangiye twivuga, ubwo mwamenye Kanakuze n'uwuhe, mwamenye Kakuze n'uwuhe. Bunataha rero noneho ntawe bizongera gucanga, kuko hari nabo duhura bakabitubaza, abandi bakaduhamagara ku matelefone. Nuko ubwo rero noneho ubu mwasobanukiwe, mwabibonye, ntawe bizongera kuyobera noneho. Ariko reka mbibarize, koko mubona dusa ku buryo utavuga ngo uyu n'uyu nguyu, uyu n'uyu nguyu? Ubu noneho shishoza, ni ukuri birebe, ndeba, ongera urebe na Kanakuze. Noneho ugire nibura ko wakwibikaho, ku buryo nimpura nawe utazavuga ngo yewe ngo dore babakecuru. Uzahita uvuga uti uraho Kakuze Sisiriya we, uti uraho, numve koko kumbwiye utabanje gushidikanya. Ngaho nyitegereza, ngaho dore ndeba, nambaye noneho n'agapira, noneho dore iyi ni mu cyaro iwacu, si byo se? Dore nibyo ngibi. Ubu nayo turaza kubibabwiraho. Rwose nimushishoze, ni ukuri ko Imana. Ngaho dore nasetse, reka duseke. Turaseka kimwe, turavuga kimwe. Dore amaso yanjye ngaye, reba n'aya marisiyana, dore ndeka mpindukize n'umusaya, reba urashaka akantu kazatuma umenya, dore ngire n'ubundi. Ubwo nizere ko wanyitegereje ukaba wabibonye. Ahasigaye ngaho ibikeho noneho igisobanuro cy'abakecuru 2 basa. Rwose ntuzongere kwibeshya, kandi murakoze. Ari icyo njyewe narenzaho, icyo narenzaho nuko Kakuze wamwitegereje. Urumva ndongeye ndavuze ngo Kakuze wamwitegereje, ubu Kanakuze noneho nawe mukurikira, ariko nijwi ukurikirijwe neza, maze umbwire ko amajwi yacu ari kimwe,
ese turavuga kimwe ra ngaho nawe mutubwire dore ngaho kakuze araseka ubu ninseka ndaseka nka kakuze ngaho mutubwire rero murakoze cyane rero ubushize kuri komantere abantu benshi bese bagarukamo ngo kuri filime babonaga ko hakoreshwaga umuntu umwe bakamugira abantu babiri ngo ntabwo ari impanga nuko nguko abantu babibonaga ariko nifuzaga kumenya ninde winjiye muri filime bwa mbere hagati ya kakuze na kanakuze. Winjiye muri filime bwa mbere ni njyewe kakuze uko kazina kanjye kitwa Marigarita rwose n'ubushize narakababwiye ni njyewe winjiyemo bwa mbere. Winjiyemo gutereka tumenye gato ukuntu winjiye muri filime. Ukuntu ninjiye muri filime rero nukuri kuko nkunda filime ni amahirwe Imana yangiriye. Ukuntu rero naje kujyamo no muntu w'inshuti wanze aranjyana si ngombwa ko wenda mwamamaza hano. Ubwo tujya gukina muri filime yitwaga Zirara Zishya. Iyo filime rero nzamuka niyo nkurikizaho iriya yitwa Ikigali si Ikigoma ariho niswe iryo zina rya Marigarita nzamuka niyo. Ubu rero kugeza kuri iyi saha aho mba ndyamye hose aho mba nicaye hose yewe nkunda filime kandi rero ubundi umukinnyi mwiza niyo baguhamagaye gukina ibyo bakubwiye byose uba ugomba kubyihigamo ukabikina. Niyo mpamvu rero nanjye igihe icyo ari cyo cyose kereka urwaye ariko iyo utarwaye hose ni ngombwa ngende njye gukina ku buryo no muri iyi minsi na mugenzi wanjye uyu nguyu nawe naramuzanye rwose ubu nawe rwose arimo aratwika ni ukuri kw'Imana mbese mu nshamake mu cyari iwacu ubu muzamurebe rwose kandi nawe yabimenye kandi nawe arabikunze kandi nkaba nkangurira n'ababyeyi ngo namwe nimuze mwababyeyi mwe mureke n'abana ubwo tugitangira abantu batangiye kujya bavuga ngo filime ngo ni ibirara wabwira umwana w'umukobwa uti reka nkujyaneyo nyina ati reka ibyo bintu ngo bagiye ngo kwiyamamaza ngo n'uburaya ariko ubu kugeza ubu aho igihugu cyacu kigeze n'imiyoborere yacyo myiza abantu bamaze gusobanukirwa bitewe n'ubuyobozi bwiza ntawe ukishidikanya filimi mu nshamake ni ikintu cyiza ni akazi nk'akandi kose. Noneho nongeye byancanze ni kakuze kanakuze aho ntimwumva ugiye gusubira kwa kundi papa yakubise Marisia n'uyu nguyu yitiranya none nawe ngaho ni kanakuze. Yes ni kanakuze yego. Wowe waje kujyamo gute muri filime? Kujya muri filime kwanjye rero uriya nahoraga nzikinira mu muhanda mbyite ngo ni mu muhanda mu mamodoka uti gute rero nijyaga kwinjira mu modoka bakinjira mu modoka bati dore Marigarita nguyu yaje bati dore ariko nanjye rero nkabigiramo umuhati cyane nkabikunda kuko hari nk'iyo batangiraga kunzengereza cyane abantu ngahita murazi ko kera hakoreshwaga amaside nanjye ngakora ibishoboka byose iyo side nanjye nkayishaka nkagenda nkayireba nayirebaga rimwe gusa ibyo yakinnye ngahita mbifata nanjye twahura wagira ikintu mbaza ako kanya nanjye nkabigusobanurira. Ubwo rero nakomeje kujya nzengera cyane ariko nkahora mbishaka kujyamo hari igihe yigeze kuza kuntwara bari bamuntumye ariko icyo gihe nari ndwaye sinabasha kujyayo. Ubundi ikindi cyiciro yantwaye ubugira gatatu ariko tutajyana banshaka kubera ibibazo nari mfite mu rugo. Nyuma rero aho bije kuza gukemukira aza kuza kunjyana mbere yuko ngerayo hari ahantu mu bukwe nigeze kubakinira filime koko ngite ngo nugukina filime kuko bahamagaye Marigarita nditaba ntago nigeze mvuga ko atari ngewe. Bahageze bampa icyubahiro biriya yagiye akina cyane ya Marigarita ariyo yahamenyekanyeho cyane
nanjye narayibakiniye hariya rwose ndabikora kuko nari narayitegereje narayifashe mu mutwe ngite ngo ni ukubifata mu mutwe kuko narabirebaga basi ubwo rero kuva ubwo noneho nanjye nti ubu byanze bikunze filime ngomba kuyijyamo nibwo namubwiye nti igihe cyose nzakenerwa uzahita umpamagara tujyane ubwa mbere na mbere rero nibwo yanjyanye mbese kugeza uyu munsi wa none ntabwo ari hano muri mu cyaro iwacu ntabwo rero natangiriyeho hari izindi nagiyemo no muri muzehe Keve twarajyanye ubu uyu munsi ndabarizwa hari n'izindi ndimo kubarizwaho uyu munsi muzarebe niyo wagera ku ingwe seri wahansanga inkomoko y'ishavu wahansanga n'izindi ntibuka ariko nanjye mbikora mbikunze nk'uko yabivuze koko iyo bakubwiye ikintu cyane cyane nk'umuntu mukuru nkanjye umuntu akubwira ikintu nawe ubwawe uba ufite ubwenge bwawe ugahita ubikora kandi wajya imbere ya kamera ni nk'ako kanya rwose gusa bwa mbere na mbere nkigera imbere ya kamera byarangoye ntabwo byari byoroshye nahindaga umushyitsi nkayoberwa ukuntu mbyifatamo ariko naragiye rwose ubwa mbere na mbere ubwa kabiri ubwa gatatu tayari nahise byose mbimenya reka tutaratinda tugane kuri mu cyaro iwacu mbahe n'akanya ko kuyamamaza maze tuze gukomeza n'ikiganiro kirambuye mu cyaro iwacu mwayihuriyemo gute muri gukina gute muri iyi filime muri iyi filime rero yo mu cyaro iwacu mbese byonyine umva izina uko yitwa hari ukuntu niba turi inahangaha i Kigali ntabwo ariko ariho twavukiye kuko niba turi hano mu mujyi dukora ibyo mu mujyi tuvuga ibyo mu mujyi abantu bitwara nk'ibyo mu mujyi bitandukanye n'iby'iwacu mu giturage mu cyaro akaba ariyo mpamvu twarebye duti reka tuzamure n'umuco w'iwacu mu giturage tuzamure mbese iryo zina rizamuke bivuga ngo tugiye gukora umuco wa kera ibyo tuzajya dukina byose tuzadukoresha ari umuco tuwuzamure urabona aba bana bacu tubyara bazi ibyo mu mujyi ndaguha nk'urugero ndumva najyanye umwana mu rugo iwacu akiri mutoya bari benze umwana iwacu bamuha umutobe aranywa mutanye ngarutse mugeje hano i Kigali abwira bagenzi be ngo waba wa mama ngo nahanyoye icyayi kirimo urusukari rwinshi ngo ariko usibye ko banywa icyayi gikonje waba wa mama ngo icyayi gikonje ariko cyari kiryoshye kubera ko yari yanyoye umutobe urumva ni nk'urwo rugero rero nshaka kuguha ajya kubona insina aza abwira bagenzi be ko yabonye ibivoka byinshi ntiwumva ni muri ubwo buryo dushaka kugira ngo tumanuke tujye mu cyaro tuzamure biriya bintu byacu by'iwacu mu cyaro twongere tubishyire ahagaragara hari nka bariya abantu bakunze kuba iyo ngiyo nka kuri bavugaga muri bihugu byo hanze ntabwo baba baheruka kubona iyo nsina ntabwo baba baheruka kubona uwo muvure uko benga igitoki ni muri ubwo buryo dushaka kugira ngo tuzamure cya cyaro cy'iwacu cyongere kigaruke mu bwonko bwa buri muntu aha nanjye nanone mwunganiye rero mu cyaro iwacu niba tuvuze ngo ni mu cyaro iwacu nibyo ni iwacu ku ivuko nubwo turi mu mujyi turimo kubyarira mu mujyi cyangwa twagiye mu mahanga ariko ntabwo tugomba kwibagirwa hehe iwacu hahandi iwacu rero bya bintu byacu dushaka gukoresha ku ivuko nibyo dushaka kugira ngo twigishe b'abana bacu dore uyu munsi kera abana baricaraga bakaganira kera twe turi abana tugafata intobo tugakina mu bibuguzo tugasimbuka umugozi none uyu munsi abana iyo umwana yicaye mu nzu ajya kuri za WhatsApp arajya kureba ngo ni game sibyo abana sibyo barimo gukinisha turashaka rero ibyo bintu wa mwana najya muri ya telefone babana cyangwa n'aba bana baba baravukiye hanze nibajya muri ya telefone ari aho kugira ngo ajye muri za game ari ibintu byo hanze
za gemu n'ibintu by'ibyo hanze bajye bareba iby'iwacu mu cyaro. Nitumara kumushyiriraho wenda n'urugero turaho tugeze, twari turi hariya aho biriya bitoki biri nk'uko Kakuza amaze kubivuga, wa mwana najyamo napfundura ya filime yacu azabaza iwabo ati iki ni igiki, iki ni igitoki. Iwabo bamusobanurira igitoki icyo ari cyo. Nitugera hariya nidusanga ahantu hari ihene hariya, aho ihene iziritse hariya, iwabo bamusobanurire nta byo kuvuga ngo umwana azahurira n'ihene ku isahane, ariko kuvuga ngo izi ni inyama z'ihene. Agomba kumenya ya hene ese ibimeze ite, ibiteye ite. Ya hene rero iwacu mu cyaro wa mwana azayibona. Hari inka, none se niba uratetse uravuze uti uyu munsi ejo batetse inyama z'ihene, uyu munsi turateka inyama z'inka. Wa mwana twe turashaka iwacu mu cyaro aho tuzaba turi, ya nka tuzayigeraho, noneho wa mwana cyagiye iwabo bazamusobanurira arimo kureba bati dore wabonye, dore iyi ni inka, dore inka ngiriya. Ibi byose rero nibyo dushaka, nuko ikamwa. Ibi byose turashaka kuzabyerekana. Ntabwo dushaka yuko umuco iwacu mu cyaro hazima burundu ngo babana bavuka bakomeze babatwe n'ibintu byo hanze. Turashaka n'ibyo iwacu babimenye byose, ku buryo nawe wa mwana nazanabyara azajya abwira umwana wari we mwuzukuru wanjye ati dore aho iwacu bakomoka, ati iwacu bakomoka ahangaha. Ibyo rero nibyo dushaka kugeraho nabyo. Iyi filime umuntu yayisanga hehe? Iyi filime yayisanga Mujomba TV. Kuri Mujomba TV? Iri kuri YouTube? Iri kuri YouTube, kuri Mujomba TV. Bandika Mujomba TV? Kirebera Bakecuru b'Impanga mu cyaro iwacu n'inyigisho zirimo kabisa. Murakoze cyane. Nice, ugomba kunyarukira hariya nawe ukirebera iyo filime ihuje abo Bakecuru b'Impanga mukunda cyane kuri BigTown TV. Aka kanya byaba ari byiza cyane. Reka turebe noneho ubuzima bwa kera. Muri minsi dusigaye tumva ngo abana b'imyaka munsi y'imyaka 18 b'abakobwa ngo papa bari gusambana n'abahungu barenze imyaka, cyangwa muri iyo myaka bose bakiri batoya, ugasanga byabaye ikibazo. Niki mwatubwira kuri ibi ngibi? Kuko muri abakecuru bakuze, muri abamama, muri ababyeyi, mufite byinshi byo kutubwira. Nagira uti nagahinda, birababaje nagahinda. Ubundi nukuri navuga ngo umuco uratakaye, umuco urazimye. Mu buzima busanzwe umwana w'umukobwa yamye, bana banjye mwihangane b'abakobwa, ntabwo ari ukubaserereza, si ukubavuga ngo ibibi, oya. Umwana w'umukobwa yamye icyo agiye gukora cyose abanza akagisha inama umubyeyi we wamubyaye. Yaba adafite umubyeyi we wamubyaye akaba afite nyirasenge, urumva. None ubu ngubu umwana aragufata ubwenge bw'uko bumubwiye ngo caha agacaha, wajya kumva ngo uyu mwana bamusambanyije. Ese umwana wanjye w'umukobwa mubaze, bagusambanya bagusanze iwanyu mu nzu, cyangwa se nawe uba wamwishyiriye? Ibyo rero ndagira ngo tubiganireho ku buryo burambuye. Abana b'abakobwa nimugaruke ku murongo, urumva, mugaruke ku murongo. Kujya kwishyira umugabo igihe cyawe kitaragera, umubyeyi wawe atabizi, nyogosenge wawe atabizi, ni ikosa rikomeye cyane. Ni ikosa rikomeye cyane. Nimwegere ba mama, abamama namwe mwegera abana. Niba uzi ko hari aho ugiye kujya, mwana wanjye, saba uruhushya mama, bimubwire. Niba uzi ko ugiye kwambara umwenda runaka, mama niyumve ko uwo mwenda wawe ukwizihiye. Niwumvira mama ukamwumvira nkuko twabumviraga, nukuri ngo ubusambanyi bw'iki gihe ntabwo buzakubaho. Abagabo bashize ngo babafunze. Akenshi bana banjye nubwo muvuga ngo abagabo,
njyewe uruhare runini nawe wakana we ndavuga ko ari wowe wagumye mu rugo waba hari icyo ubuze ukabwira mama wawe yakibura ntago yakibura kuko murabona niba twubatse tukaba tugejeje muri iyi myaka turi mu ngo twaciye mu bigeragezo byinshi cyane ikintu bita kwihangana ikintu bita kugisha inama umutimanama wawe wikumva kuri ya mugabo ari bukugire inama mwana wanjye ntabwo ari uko nguko twakuze urumva nkaba ngira ngo rero mugarukira ababyeyi dore muratuma abagabo bataye ingo urajya kumva umugabo runaka afite umugore afite abana ngo niwe wagize ate niwe wamusambanyije ubwo igisebo kikaba kiraje kuri uwo muryango igisebo nako ku miryango yombi cya gisebo kikaba kiraje kubera iki kubera wowe ni ukuri ni mwihangane kandi nujya gushaka umusore wagushatse agasanga ukiri muzima bizamuha urukundo ruhambaye agukunde imyaka n'imyaka urumva ngiye ndumva ari utwo ngutwo naba mvunguyeho mugenzi wanjye rekana abanyakira aha rero mugenzi wanjye yibanze kuri aba bana b'iki gihe ngewe ndagira ngo nibande ku gihe cyacu twebwe igihe cyacu bitandukanye n'iby'uyu munsi twebwe nta na rimwe umwana w'umukobwa yagiraga aho ajya umubyeyi we atabizi nta na rimwe umwana w'umukobwa yasohokaga mu rugo umwana w'umukobwa twebwe yahoraga mu mirimo ukabyuka mu gitondo cya kare utaranacya neza ukakubura mu rugo ugasukura ukoza ibyansi mbese mu ncamake twebwe abana b'abakobwa ba kera wahoraga mu mutwe wawe harimo imirimo yo mu rugo wagira ngo wanasinziriye wanatinze no gukanguka ugashigukira hejuru utiye baba we utinda bigenza nte mana we uti bwakeye wakumva ubunyoni bwavuze utindagira nte ndabigenza nte twebwe ari umwana w'umukobwa wa kiriya gihe cyacu twebwe cyane cyane mama wawe yabaga azi ibyawe byose ko twaganiraga na mama ndabyibuka ko twebwe abana b'abakobwa ba kera iyo wabaga wazirize inka babyita kuzira inka wenda badasobanukiwe abashobora kubyumva kuzira inka ntibamenye ibyo ari byo ni ukujya mu mihango k'umwana w'umukobwa ibyo ni ibintu n'ibanga wabwiraga mama wawe nta wundi wajyaga kuribwira ni ukuvuga rero icyakubahaga cyose icyakubagaho mama wawe niwe wabaga bakizi ntaho wajyaga nta n'umuntu waguhamagaraga ikindi cya kabiri imirimo yo mu rugo wayigiraga aho ngaho sinatangiye mabwira ko wazinuka kare kare ubunyoni bukivuga ugatangira no gukubura warakuburaga ugakuka ukajya kujugunya ibishingwe ukareba ko inyuma y'inzu hasa ukareba ko ku muharuro hasa nibura bikageza saa moya imirimo yose y'ibanze y'isuku yo mu rugo wayirangije wamara kuyirangiza ugakurikizaho no kujya guteka nta mwana w'umukobwa wicaraga hariya ngo mama we ajye guteka ni ukuvuga ngo imirimo yose yo mu rugo yarebaga iki wa mwana w'umukobwa ari naho wagiraga iki burya ryabaga ari ishuri urimo gukora kugira iki mama warimo agutegura kugira ngo utazajya kubaka urwawe rugo bikazagutonda kubera kutigeze ukora ntabwo rero bavugaga ngo umukobwa wo maze baranamubaririzaga bati kwa kana ka hari umukobwa ni rwose n'uwashakaga kujya kukuranga kugira ngo ushyingirwe baracungaga bavuga ati ariko umukobwa wo kwa kanaka ni umukozi arakora rero twebwe nta n'umwana w'umukobwa watonganaga n'umubyeyi we yaba so yaba nyoko oya wakoraga gusa gatoya umubyeyi wawe akaguhana mu nzu akakujyana mu nzu nta n'uwabimenyaga niyo yanagukubita rwose ntabwo yakubitaga ngo akubabaze cyane ni akanyafu yagucishagaho ariko ugahora uvuga uti yewe we uti mama ntabwo nshaka ko nzongera gukora ikindi kintu cyatuma mama ababara sinshaka kuzagira ikintu nongera gukora cyatuma data ababara noneho rero bigatuma nta burangare bwabagaho nta bahungu wagenderanaga nabo nta muhungu yewe n'abahungu b'icyo gihe nabo babaga bameze nk'abakobwa yego ntabwo barabagwa ariko ndavuga ko nabo
nta bishuko bagiraga ngo barajya gushuka umukobwa wo kwa kanaka ubundi se bagushukaga bagukuye hehe ntaho niyo wajyaga kwiga baragutangize mu ishuri wajyaga kwiga wava kwiga ukaza inzira imwe amasaha yo kugera mu rugo ukagerera mu rugo ku gihe ahubwo ugagira iki ugatangirana n'imirimo yawe ukavuga ese inyana zifite ubwatsi ukajya kwahira ubwatsi bw'inyana ukajya guca icyarire cy'inka kandi ntugire n'ahandi hantu ujya hatari aho bagutumye wajya kuzana amazi ukajya kuzana amazi nta handi hantu wajyaga rero twebwe ibyo biratandukanye kure n'iby'uyu munsi umukobwa wa kiriya gihe ni nayo mpamvu yabaga aho ngaho igihe cyazagera cyo kumuranga ntabwo twebwe habagaho ngo umukobwa ngo yapanze n'umuhungu dore ko babyita ngo ni ugupanga ntago umukobwa wa kiriya gihe nta naho yahuriraga n'umukobwa baramurangaga kandi bakakuranga bakurikije ya myifato yawe bakubona iwanyu rero wa mwana w'umukobwa iwanyu na wa wundi ukuranga nibo babijyagamo kubera ko wabaga bwa bwitonzi bwawe nibwo bwatumaga bakuranga noneho bakavuga bati no kwa kanaka hari umusore habagaho iperereza rikomeye bakavuga mbere yuko babyikiriza na ba babyeyi bakaza bakamenya na wa muryango wa muhungu azajyamo ariko byakorwaga nande n'ababyeyi kandi byakomokaga hehe umuhungu nawe nse n'umuvugaho umuhungu yabonaga amaze kugira iki gukura kuko yageraga mu myaka za 18